DNA basanga mu bana 9 bari bafitanye urumva 5 ntagarabi harimo n'uwanyu tuvuge nje nawe vava turashakanye ndi umugore ari umugabo wanyu tubyaranye abana 9 urapfuye sibyo kera kaba yabaye DNA kuko wenda bigahwihwiswa n'iki bagasanga mu bana 5 ntawa urimo n'uwanyuma bicura kandi waragiye ejo bundi ari guherutse kwitaba Imana. My goodness. So mise nyine ngira ikibazo amatereka mbabaze ibyo bintu bikubayeho wenda ngo ninyakwigendera akomeza arukira amahoro ubimenye ukiriho umuntu mufitanye abana 9 5 muri bo ntagaraba tugeze kubiganiraho Fabulous wakora iki vava mbwiza ukuri wabyitwaramo gute usanze okay wenda 9 ni benshi tufate 2 umwe ntagaru cyase bombi ntanugara bawe ikintu cyo gukora kimwe no kwiyakira no kwiyakira kubera ko icyambere utiyakiriye wajya mu kagozi cyangwa se ukiyambura ubuzima cyangwa mwakomeza mukabana se ukaba ndumva bitashoboka ariko bitewe n'imyaka twaba tugezemo bishobora gukunda kuko wari gihe wareba ugasanga wenda mufite nk'imyaka tugero mugeje imyaka nka 50 mubana kuri iyo myaka rero babandi babiri bawe ubwo nibo bawe kandi iyo myaka yose n'ubundi uko mwabanye ntabyo wari uzi ushatse rero nyuma yo kwiyakira wakomeza mukabana kuko n'ubundi gihe cyaragiye aya vava ntago turi kumwe wabigenza ute fa wowe wabigenza gute nakiyakira ese ko nta kindi nawe ndi burenze byaba byarabaye nyine ko byarangiye si wabasiga wabatererana ibyo ngibyo bikora abantu bafite umutima wumva woroshye ko kanya n'ubundi warafashe inshingano zo kubitaho muri icyo gihe kiba gishize ubafite umunabarera noneho ayo makuru rero kuyamenya ugahita wivumbura ko kanya n'ubundi wenda wazabi nibwo wagira na depression cyane nibwo wagira ibintu byakurya nyine birakurya ariko nyine bisaba kuba ufite umutima ukomeye ariko uzikuba reka nkubwire uzikurera umwana ariko abana 5 uri kumva ni benshi ariko nyine urumva muri abana 5 harimo wa mwanya wafashe umwanya wo kubita n'undi ntago uzareka ubahita nyine hari abo bitakorohera kuko nunge byumva nabikora hari abantu benshi badashobora kubifata gutyo hari uyishobora guhita inzashingano yari afite zo kubita kuri abo bana agahita abivaho burundu akabireka hari no wavuga ati n'ubundi wakoze yamarirayo reka nkomeze n'ubundi kuko n'ubundi nese ndabirukana bagiye uba wishimye hagati ariko nyine ni handi usanga umuntu ariko asigaye agenda mu muhanda akivugisha ibyo nibyo ndikukubwira so umuntu akahita yibaza eske babyara nyine bigenda gute uba wabuze iki rimwe kabiri gatatu kane gatanu kuri ubu ikijyanye n'urushako n'ingo ni ibibazo abantu badakwiye kwivangamo cyane bigiye kumbabaza kuko tugiye gufata umwanya tukagaruka nanone tugiye kugaruka kubishaka gusa nabyo ariko ibibazo by'abashakanye biri gukomeza kuzanamo ibindi bintu vava umuntu akibaza birapfira he abantu ntago bakigira umutima wo kubaha gukunda wa muntu wawe kuzuzanya kubwizanya ukuri nyine umubano nyamubano apana byo ku mafoto gusa ikintu gikomeye n'ubumuntu ikintu gikomeye cyane buriya ubumuntu rero ntabwo ari bose babufite cyangwa abantu bose siko bafite ubumuntu ejo bundi abantu barimo baravuga ati muri iki gihe aho bigeze ngo umuntu gushakana ni adresse gusa uvuga ati abarizwa hari yavuye imihanda ariko mu by'ukuri ibaze none uri ariko mu by'ukuri ukavuga bivuze ko wa muntu wa mupapa nyakwigendera urwo rugo yiturwe urwo rugo surwe mu magambo make urwo rugo surwe ariko ibi biragenda bikanakurura umuryango uwuciyemo kabiri byanga bikunda bigira impact itari nziza byanga bikunda n'ubwo yabaye nyakwigendera ariko abana yasize abana bo nibabigenderamo nabo bafite ibikomere bikomeye ariko umva 5 ashaka ubumwe haravayemo cyajye mwashwanya mukagenda nakagenda bikahugenda uko nguko wanasanga batarigeze bagira nibihe byo gushwana buri munsi bahora bari kumwe ari shushu na bebe na boti nibyo abantu bavugaga ko yari kapizwi cyane n'umuntu ukomeye cyane ufite izina rikomeye
ibyo ngibyo bibaho mu bibaho rwose bivemo ariko abana batanu bari benshi aba yararengereye none tubigarukeho urumva noneho baze harimo n'umuto ubwo no kuvuga ngo yarabavangavanze wabona umukuru wabonaga umukuru yabaga ari uwavava umuto we uwukurikiye akaba uw'amagogo uwukurikiye akaba wa Didier uwundi akongera akaba wa mugabo wasanga atari nako bakurikirana nimba wenda wasomye neza simbizi kuko ntabwo wambwira ko mu bana 9 banarabe batanatarabe none ugasanga uwo uheruka wabucura nawe su kandi ugasanga wenda wakurikira n'uwo rero we nawe ashobora kuba atarabizi ashobora kuba ariko wakundi ingufuri bifite imfunguzo nyinshi tugiye kubihuza ukaba wafunguza imwe ejo ugafunguza urundi numenye uwagukirigise nyine n'uwagusekeje ninde tugiye munyemerere tubihuze n'inkuru tugiye kujyaho nayo iri mu myidagaduro kandi yari koroje cyane kuva iyi weekend yatangira kugeza n'uyu munota arakoze cyane Tasha naduhereye aheza kububatse cyangwa kububatse ingo kubafite ingo reka duhinire kuri iki hanyuma duhite tujya kuri iyi nkuru nayo ifite uko ishaka gusa n'ibyo Tasha yarahereyeho mubona kuri ubu ngubu ari ikihe gisobanuro cyo kubaka cyane cyane wenda ku ubu ngubu se urakibuze ubu ngubu ni byabaye aderesi ntabwo byitwa kubaka ikibazo twari kugisubizwa wenda n'amagogo twari kugisubizwa n'amagogo nawe uri ibyo ubona ko watika meme kuko reka mubwire vava sijya tubyumva hano hanze usanga umuntu mumenyanye iri joro wenda muhure kokobine urumva nyuma y'ukwezi kumwe ngo bibibi ubukwe burabaye kera akabati yaje burya karabaye atwite ugasanga ati ntiyari uwanjye bikabirabaye nyine ntabwo bikimeze nka kera ko hari byahindutse ntabwo abantu bakibiha agaciro no kubyitaho cyane agaciro k'umuryango agaciro k'urugo no kumenya igisobanuro cy'urugo niba wemeye kujya kubana n'umuntu vava uwo muntu byibuze hari impamvu amuhisemo mwarakundanye mu inshuti muvuga ati uyu noneho tujye gufunda famille ukanajya imbere y'idarapo hari abantu nk'igihumbi waciyeho cyamagana urumva bati uyu nguyu niwe wanjye turahuza kubera ABCD nshaka kwihanganira ibingibi tugahuza ariko iki gihe ni adresse gusa yego turaza kubisorezaho tugana ku mwanzuro w'inkuru cyangwa tugana ku musozo w'inkuru magoga araza kudufasha nawe aduhe ishusho y'uko abona kijyanye n'urushako muri ibi bihe ariko tubihuje noneho n'igice turimo cy'imyidagaduro tugiye kugaruka ku nkuru nahoze mvuga imaze igihe kuva iyi weekend yatangira inkuru ya Muyango n'uwitwa Keza yaje kuva aho ngaho noneho ireka kuba inkuru ireba Keza na Muyango irasimbuka iza no kuza kugera kuri Kimenyi Yves tuzi wari warashinze urugo na Muyango uyu munota ntabwo ngiye kubihakana n'ubundi baracyafite urugo nta wavuze ko yatandukanye n'undi ubwo rero reka tubivuge neza mu kinyarwanda kizima kuko nta uragira icyo abivugaho icyo kibazo cyaje kuva hagati ya Keza na Muyango kiza kugera kuri Kimenyi umufasha wa Muyango